Uri mwiza mama. Koko uri mwiza si ukubeshya, singutaka bimwe bisanzwe abantu benshi bakabya cyane. Amezi 9 mu nda yawe untwite ugenda wigengesereye udahuga wanga ko mpugana. Ngo igihe mvutse ntarareba umfureba neza ndanezerwa ngira ubushyuhe imbeho ntiyaza imbehe yanjye ubwo ikaba ibere. Imirimo yawe ndayigutesha imiruho yanjye ndayigukwiza amarira yanjye ndayagutura ariko ukagira uti kira kibondo. Nzakurata uko bikwiye ibere ryawe n'indahinyuka kuko ndikesha ibyiza byinshi, amaraso meza uhorana ubususire, umubiri mwiza utagira inenge, bwa bugingo buzira indwara ngo ejo ntazabona nituye. Murezi utanga urugero rwiza, uri nyampinga ukagira ubuntu, ntabwo urabwirwa kuntamika, ntujya usiba no kunkorera, nyir'urugwiro nzagushima. Mubyeyi impamo ntimpahamure, ururimi rwawe rugaba ituze, urugero rwawe nzarutora, n'umuco mwiza njye nkwigana. Nzakurikiza isuku yawe, mawe nshimure mudasumbwa, sinakunganya undi mubyeyi, ishuri ryawe riruta ayandi. Ubwenge bwa mbere wantoje nibwo nahereyeho njya kwiga, kutigana mfasha n'abandi, ibyo mbikesha umutima wawe. Ntabwo wangomwe urwo rukundo, utagukunda rugori rwera ntacyo yaba amaze mu Rwanda. Mutima mwiza uzira umunabi, ineza yawe ivamo urukundo, sugira sangurira udasumbwa. Abo wibyariye tukurate, data azaguha urugukwiye, rumwe udukunda utizigamiye, n'uwaguhanze aguhore hafi, azakurinde amakuba yose. Nibyo ndangirijeho none, ariko nzongera ngo usubire kuko uri mwiza mawe nkunda.